Muraho neza mbakuriye ingofero mbere yuko ntangira icyitwa gusoma, kuko icy'ingenzi ni ukubanza tukabasuhuza ubundi tukajya muri mudu yo gusoma. Nizere ko aho muri hose mwishimye mumerewe neza, kandi niba hari uri kumva bitameze neza uyu munsi, ejo birashoboka ko ubuzima bwahinduka ukongera ukamererwa neza. Rero umunyarwanda aravuga ngo agahinda ntabwo ari uguhora urira, ahubwo nanone ngo umurenzaho wera ibijumba. Yego, iyo ni imigani rero y'ikinyarwanda. Akenshi abantu benshi uzabona baseka utazagira ngo nuko banezerewe, nuko nyine bahiriwe. Oya, ahubwo harimo abishakamo nyine izo mbaraga zo kugira ngo badakomeza bagenda bagaragariza buri wese ko bazinze umunya. Ariko mu by'ukuri kubabara ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu byiza, ko birababaza nyine, kubabara birababaza. None mbivuge gute? Ni uko nguko rero. Ahangaha ngarutse kugira ngo dukomezanye na cya gitabo cyacu cyitwa Animal Farm. Video iheruka twasomye ni preface, niko mbona handitse, ariko muri iyo preface cyangwa se muri preface niba ariko babivuga mu cyongereza, mwumvise ko harimo ikijya kumera nk'incamake y'iki gitabo. Yego, hanyuma rero tugiye gukomeza na introduction y'iki gitabo n'uwitwa Professor Tabani Liyong. Professor Tabani Liyong nababwiye ko nshaka iki gitabo tugisoma tukagendana ipaje ku yindi ntaho dusimbutse. Ntabwo ari igitabo kinini cyane. Nyuma y'ibyo rero tuzahita dutangira no gusoma chapters y'iki gitabo. Hanyuma uko murabona ko tuzahita duhera kuri chapter 1 y'iki gitabo cya Animal Farm cyanditswe n'umugabo George Orwell. So now, kugira ngo tudatakaza igihe, reka mbanze mbifuriza umugisha. Imana ibaho umugisha mwebwe turi kumwe nonaha, abarimu, abanyeshuri, abandi bantu mwese mukunda inkuru. Mujye mukunda gusoma. Iyo buri udasoma ntabwo ubwonko bwaguka ngo umenye hirya no hino ku isi ukuntu ibintu biba bimeze. Reka rero tugende kuri introduction. Gusa niba ufite ikibazo wanabaza muri comment, hanyuma tukazagusubiza cyangwa se tukagusubiza. Merci. Reka rero tugende. Introduction yanditswe na Prophet Tabani Liyong. Introduction itangira ivuga ngo Animal Farm by George Orwell falls into the genres of stories that focus on retelling of what actually happened in the past. Icyo bari ko batubwira ngo rero iyi Animal Farm yanditswe na George Orwell, nk'uko twabibonye, usanga ari bumwe mu bwoko bw'inkuru bwibanda cyane mu kongera kubara inkuru z'ibintu urebye bisa nawe biba byaratambutse, byabayeho, birumvikana mu mateka. Ubu nicyo bishatse gusobanura. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru nababwiye ko ibezinze cyangwa se ari ifoto y'ibyabaye mu mpinduramatwara yo mu Burusiya, icyo twita Russian Revolution. So, in order for us to understand the novel, we need some knowledge of what had happened in Europe in the 1920s, and in particular the then Soviet Union or Russia, which was at that time a dictatorial state ruled by Joseph Stalin. Hano rero uyu muprofesor arimo aratugira inama, tubwira yuko kugira ngo tubashe kumva neza iyi novel cyangwa iki gitabo, dukeneye no kumenya no kugira ubumenyi ku byabaye ku mugabane w'Uburayi mu myaka y'1920, ndetse by'umwihariko cyane cyane hano mu Burusiya yahoze yitwa Soviet Union, which was at that time muri icyo gihe, muri iyo myaka y'1920, iyo tuze dictator ni igitugu, dictatorial biva kuri dictatorship cyangwa se dictator, igitugu ubwo ni uburyo bukoresha igitugu. Noneho hano icyo bariho batubwira ngo icyo gihe imiyoborere yo mu Burusiya muri iyo myaka y'1920 yari imiyoborere ishingiye ku gitugu. Ubwo aha hantu hari hayobowe n'uwitwa Joseph Stalin. Ngira ngo Joseph Stalin twaraye tubonye za nyamaswa ibyo bagiye bazigereranya, za ngurube. Twabonye ko umuntu witwa ntago ari umuntu, ariko nyine iyo biri muri story wibara nkaho ari umuntu. Twabonye ko ingurube yitwa
yitwa Napoleon ariyo ifatwa nkaho ari uyu mugabo witwa Stalin. So ziriya ngurube twagiye tubona ko zifite abantu zigiye zihagarariye muri kino gihe cya Russia Revolution, ngira ngo murabyibuka. So during that period, socialism had become the hope of European peasants and workers in their war to free themselves from peasant barimo baratubwira ngo during that period socialism had become the hope of European peasants and workers in their war to free themselves from peasantry into enjoying the fruits of their labor instead of further enriching and feeding the feudal landlords and the capitalist masters. Hano bariho baratubwira yuko muri icyo gihe socialism cyangwa se uburyo bwa politike yo gukorera hamwe nibyo byari byarubatse icyizere cyangwa byari byarahindutse icyizere cy'abaturage bahariya ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abakozi mu gihe bagiraga gute, mu gihe bari barashoje intambara yo kugira ngo bagire gute to free themselves, kugira ngo bibohore bibohore ingoma yabakandamizaga ikabagira abantu badasobanutse, mu rwego rwo kugira ngo bishimire umusaruro w'imbuto, imbuto ni nazo umusaruro, kugira ngo bishimire umusaruro w'imirimo yabo bakoraga, aho kugira ngo bakomeze bakore bakiza bamwe baba ari bo baryoherwa cyangwa se bari bo bungukira muri izo mbuto z'imirimo yabo. Ubwo rero baravuga bati ibyiza ni uko twebwe twakora tugaharanira ubwigenge bwo kugira ngo natwe tugire uburenganzira ku mirimo yacu dukora n'umusaruro, aho kugira ngo dukomeze tugire gute, dukomeze dukize nyine abitwa ba landlord cyangwa se abitwa ba nyiri sindabyita gute, ba nyiri ubutaka. Landlord ubundi ni umuntu ugukodesha inzu, ubwo aba ari nka boss wawe, aho kugira ngo dukomeze dukore dukiza ba boss ndetse n'aba capitalist masters. Capitalist ni abantu baharanira inyungu zabo batitaye kubo bakoresha. Ugasanga umukapitaliste ikintu akora, niba gukoresheje uri umukozi, we areba inyungu ze cyane kuruta uko yareba izawe. Kuvuga ngo yaguhembye make byo ntacyo bisobanuye, icy'ingenzi ni uko amamiliyoni n'amamiliyari aba yinjiye kuri account ye, wowe niyo wajya uhora mu myenda ya banki ibyo ntacyo biba bimubwiye. Umuntu w'umukapitaliste nuko nguko niko bakora. Rero ni ukuvuga ngo ahangaha habayeho impinduramatwara yo kugira ngo abantu bareke gukomeza gukiza abakapitaliste, abo bantu b'abakapitaliste, abo bantu bikunda b'abayobozi, no kugira ngo bakomeze bakize bari abantu nyine bitwa abalandlord, ni ukuvuga bari ba nyiri ubutaka, hanyuma noneho bakaba aribo bagakodesha abasigaye kugira ngo nabo babakorere. Yego, ni ukuvuga ngo abakene bahoraga rubanda rusanzwe bahoraga bakorera abakire, abakire bagakira, rubanda rusanzwe rukarushaho kugenda rukena. Ubwo rero bafashe abo rubanda rusanzwe ruciriritse, bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka dukore icyo twita impinduramatwara, aho kugira ngo dukomeze dukize abo bantu, natwe tugire icyo uburyo twunguka, turyoherwe n'imvune zacu, tureke gukomeza kuvunikira abandi. Mu yandi magambo niko twabisobanura. Yego, in a sense therefore Animal Farm is retelling of the turn socialism had taken for the worse, as it turned out in the hands of the betrayers of its higher ideals of making workers benefit from and enjoy the fruits of their labor. Hano rero icyo bari kutubwira ko Animal Farm iba isubiramo cyangwa se ibisa naho ikongera ikavuga iyo nkuru y'uburyo socialism bari abantu nyine bagiraga gute, buriya systeme yo gukorera hamwe, nkuko ziriya nyamaswa zavugaga ziti nituramuka twirukanye umuntu tubangamiye tuzajya dukorera hamwe, imisaruro tuyisangire n'iki. Buriya ni nka socialism zari zakoze, ariko byaje kurangira ahubwo iyi socialism ibaye mbi cyane no muri icyo gihe cya hano mu Burayi nyine muri iyi myaka batubwiye niko byari bimeze, aho byageza ngo bikaba bibi cyane kuko habayemo impinduka zisa naho zitunguranye
abumvaga ko bazungukira muri iyo socialism ahubwo babona ibihombo nibwo bitangiye kuza. So ahangaha rero byaje guterwa n'abo twita betrayers cyangwa se abagambanyi bagambaniye uyu mugambi of its high ideals of making workers benefit from and enjoy the fruit of their labor. Noneho aba bagambanyi nibo batangiye kugira gute, nibo batangiye kujya bungukira ahubwo muri za mbaraga b'abaturage bakoresha, noneho imisaruro ivuyemo bakaribo bayishimamo nk'uko byagenze kuri ziriya ngurube ubwo zenjoyingaga cyangwa se arizo wabonaga ko ziryohewe n'umusaruro ziriya nyamaswa zatangaga, ugasanga abakozi ntacyo bari kubona, cyangwa ziriya nyamaswa zakoraga ntacyo ziri kubona, ahubwo ba bosi arizo ngurube nizo ziri guserebura zivuga ziti ahubwo harakabaho ibintu bimeze gutya. Rero no muri iyi myaka y'1920 niko byari bimeze, niko abayobozi bakoraga. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo kugira ngo ubyumve neza ugomba kubanza ukamenya iki, ukamenya amateka yo muri iyi myaka. Dore uko niko abaturage bari babanye n'abayobozi babo, bamwe bari barabijeje ko bazataka bini bamara gukora impinduramatwara. The author of Animal Farm, George Orwell, chose to use animal characters to act out the drama in a human world. Hano bakatubwira ngo uyu mwanditsi George Orwell wanditse Animal Farm yahisemo gukoreshamo abakina nkuru b'inyamaswa kugira ngo babikinemo nk'ikinamico cyangwa nka filime mu isi y'abantu. Yego, mu isi y'iki ine human world. Yahisemo gukoresha inyamaswa zirakitinga, zirakina, ariko mu by'ukuri izi nyamaswa ahantu zakiniraga wabonaga hameze nko mu isi y'abantu, kuko ni mu ifamu, harimo organisation, imiyoborere iki. Yego, urumva rero hameze neza nkaho ari mu isi y'abantu, ariko atari isi nyasi wavuga ngo urumva na Animal Farm. Uramutse ugiye nko mu Rusi ukabaza ngo Animal Farm yari irihe, nta muntu wakubwira ngo yari iri ahangaha, ahubwo ni igihangano umwanditsi yahanze ashyira hariya, ariko gifite icyo kiri kugira gute, icyo kiri kwigisha mu isi y'abantu nyine. The animals represent real characters in Soviet Union of the 1920s. Hano nyine baratubwira ko inyamaswa zihagarariye abantu ba nyabo muri iki gihe cya Soviet Union, muri iyi myaka y'1920 nk'uko twagiye tubivuga. Each animal stands for a real human character. Buri nyamaswa ihagarariye umuntu wa nyawe, or human type that had participated in creating socialism, cyangwa se umuntu runaka uwo ari we wese waba waragize uruhare mu gushyiraho uriya muryango cyangwa se buriya buryo bwa socialism, cyangwa se bw'uko abantu bakorera hamwe as an ideal, in building it, mu kubyubaka, in contesting the way it was being built, mu kugena uburyo iyi mibereho yari yubakitse, and in losing the way or corrupting it through ignorance and or vice. Ndetse no mu buryo byageze aho ngaho bigahinduka bibi. Uyu mugambi bari bafite wo gukorera hamwe bakungukira hamwe, ubwo haje kuvukamo ibijyanye na za ruswa, ndetse ruswa biciye mu bujiji. Rero umuntu usobanutse ntabwo ashobora gukoresha ruswa, haba harimo ubujiji cyangwa se no kuba hari ingeso runaka zituma umuntu akora ibintu biteye gutyo. So rero tugakomeza batubwira ngo we can therefore rightly say that the farm is the Soviet Union. Nubwo ngo rero ahangaha kubw'ibyo tudaciye ku ruhande turemeza neza ko iyi farm ivugwa ni Soviet Union cyangwa se ni Uburusiya, badaciye ku ruhande ni Uburusiya. And that the clever and ruthless pig called Napoleon represent Joseph Stalin. None bakakubwira ko niba tumaze kubona ko iyi farm ari Uburusiya nyirizina, uyu mukarata w'umunyabwenge ariko udashyira mu gaciro bagaragaza nk'aho ari ingurube yitwa Napoleon, ndagira ngo ubyumve neza, uyu nguyu yahagarariye witwa Joseph Stalin hariya nyine mu Burusiya.
As for Snobo, nkuko twavuga kuri Snobo, he is in real human life Leo Trotsky. Uyu Snobo nawe akaba ahagarariye umuntu wabayeho wa nyawe witwa Leo Trotsky hariya mu Burusiya. In the novel, Snobo is Napoleon's or Stalin's ideological competitor, and he still retains the ideas of the socialist revolution. Noneho hano icyo bariho batubwira nuko kubera ko hano izi nyamaswa muri Animal Farm zigaragara ko zari zifite idea cyangwa ideology ya socialism. Snobo na Napoleon hamaze kuba iriya revolution ntabwo byakomeje kugendera mu myumvire imwe. Hano rero baratubwira yuko uyu Snobo yaje kugira gute, yaje kuba nk'umuntu uhangana na Napoleon kuko yaragifite iki gitekerezo cy'impinduramatwara y'abasocialiste cyangwa ya socialist. That is exactly what Trotsky did in the Soviet Union. No kuvuga ngo ibi nta kintu na kimwe ukuyeho, birasa neza n'ibyo Trotsky yagize gute yakoze muri iki gihe cyo mu Burusiya igihe habaga iriya mpinduramatwara. He continued to respect the revolution and its ideals. Uyu Trotsky we yakomeje kugendera ku gitekerezo, yakomeje kubaha impinduramatwara ndetse n'imigambi yari ifite, even after Stalin and other leaders turned against what had earlier on been agreed upon. Ndetse nubwo na nyuma yuko uyu Stalin cyangwa se Staline ndetse n'abandi bayobozi bageze aho basa naho ibyo bitekerezo bo babivuyemo, kandi nyamara bajya gutangira bose bari batangiye ku gitekerezo kimwe cya socialist, ariko byaje kurangira uyu Trotsky ari we ubigumyemo, ari we Snobo nanone wabigumyemo mu gihe Napoleon cyangwa se Stalin bo bari bamaze guhindura imitekerereze hamwe n'abandi bayobozi. Ngibyo nguko ngira ngo ahangaha turimo turabisoma tugenda tubigereranya mu mateka yo muri kiriya gihe cy'1920 ndetse no muri Animal Farm nyirizina turi gusoma. Ahangaha ni introduction, umwanditsi arimo aragenda twinjiza neza ku mpamvu nyirizina iki gitabo cyanditswe no kugira ngo byumve neza impamvu gifitanye isano n'amateka yo mu Burusiya. So now reka twikomereze. This of course created a conflict between Trotsky and Stalin, Napoleon and Snobo in the novel. Ndagira ngo rwose umfashe ubikurikire neza. Ibi rero byo kudahuza imitekerereze byaje guhita bituma habaho amacakubiri hagati yande ya Trotsky na Stalin, aribo bafite ishusho ya Napoleon na Snobo muri iyi novel. In other words, therefore, Animal Farm is a condemnation of Stalin and all other Soviet Union leaders who betrayed what everyone was fighting for, socialism. Hanyuma mu yandi magambo rero tukavuga ko Animal Farm ni condemnation of Stalin n'abandi ba Soviet Union n'abandi bayobozi bo muri Soviet Union bagambaniye ibyo bari bariho bagira gute, bari bariho ibyo bari batangiye barwanira, bagambaniye ibyo bari batangiye barwanira ibyo bita socialism. So nukuvuga iki rero, nukuvuga ngo rero Animal Farm irakondana cyangwa se iratunga urutoki ndetse ikanashinja uyu Stalin ari nawe Napoleon ndetse n'abandi bayobozi kuba baragambaniye inzozi cyangwa se intumbero izi nyamaswa zari zifite zijya gutangiza revolution, ko zari zifite igitekerezo cya socialism cyo kimwe na hariya muri Russia revolution, hariya mu Rusiya naho niko byari bimeze. After seizing power, they, especially Stalin and his immediate followers, took it over from the people, monopolized the power. Hano rero bahita batubwira ko nyuma yo gufata ubutegetsi, yo gusingira ubutegetsi, Stalin n'abandi bantu bari bafatanyije ako kanya
yes, n'abandi bari bafatanyije. Byagenze gute? Ako kanya bahise bafata ubuyobozi babuvana mu baturage, bahita babwikubira, babuvanye muri rubanda, bahita babwikubira, noneho babufata mu kaganza. Ngira ngo niba mubyibuka neza, cyangwa se wenda ku muntu dukurikiye bwa mbere, hamaze kubaho icyo twita iyi revolution cyangwa rebellion, ingurube zimaze kwirukana, inyamaswa zimaze kwirukana nyiri farm ariwe Mr Jones. Ingurube ariyo Napoleon imaze kwirukana, none Snowball. Ibyo byabayeho nyuma ya rebellion. Napoleon yahise avuga ati kugeza ubu nta nama zongera kubaho, imyanzuro yose izajya ifatwa na komite y'ingurube, hanyuma tugire gute tuyibamenyeshe mwebwe inyamaswa zisanzwe. Icyo nicyo twita monopoly cyangwa se monopolization of power, kwikubira ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi, ku buryo ibintu byose ari wowe ubikoraho, ukagenda utanga amatangazo ku basigaye ubamenyesha nta kindi. Ibi rero nibyo Napoleon yakoze, ni nabyo Stalin n'abari bamukurikiye n'abari bamushyigikiye bakoze. Ubuyobozi bose bahise bagira gute, bahise babwikubira. And thus introduced a totalitarian system of total control. Bahise bashyiraho kuyoboza igitugu, noneho ku buryo buri kantu kose kaba kari mu biganza byabo, aribo bagira gute, aribo bagakontorora cyangwa se bakagenzura. They then used state power to force everyone else to follow what they wanted. Ni ukuvuga ngo bagerageje uburyo bakoresha imbaraga zishoboka kugira ngo buri muntu cyangwa se buri nyamaswa yose ikurikire ibyo bavuze n'ibyo bakora. They become dictators. Bahise bahinduka abanyagitugu, yaba muri Animal Farm, yaba na hariya muri Soviet Union. Abo bagabo ba Stalin bahise bahinduka abanyagitugu totali, cyangwa se buzuye, kabombo mu yandi magambo. Na hariya rero muri Animal Farm niko byagenze nyine. Na Napoleon nawe na Squira bose nabo bahise bahinduka abanyagitugu batavuguruzwa habe na gato. Any person who did not follow their way risked their life. Umuntu wese utakurikizaga ibyo ba Stalin bavuze, ubwo uwo yahitaga yicwa mu buryo bwihutishije, tutagiye guca ku ruhande. Nicyo kimwe na hariya, muribuka ko Napoleon nawe yavuze ngo inyamaswa yari yose izagerageza kuvuguruza ibyo ubuyobozi bwa Napoleon bwakoze izahita yicwa. Muribuka ko hari imbwa yari yaratoje z'impigi z'inkazi. We can say that Animal Farm is a satire. Dushobora kuvuga ko iyi Animal Farm aricyo twita satire. Ni nk'imvugo isa naho iserereza, ariko ifite icyo igira gute, ifite icyo ishaka gukosora. It is a story that makes one laugh. Yes, satire ni iki rero? Ni story ishobora gutuma abantu baseka. Ibaze nawe kumva ingurube arizo ngo zize ubwenge kuruta izindi nyamaswa. Za Bakame ubwo reka da, amafox wapi ntiyavuga. Ingurube mu gihe for instance in Rwandan culture we say that pigs are the stupid how can I say, the most stupid animals. Yeah, tuvuga ko ingurube ari byo bigoryi, sinners, zigira ibyaha ngo byinshi cyane. Ariko hano muri iki gitabo byo ni opposite, biratandukanye cyane. Ahubwo ingurube hano nizo ziciye akenge, ngo nizo zahatari, nizo zikaze cyane. So rero urumva ko niko byanditse aha ngaha, ni satire nyine, ni nko gutera ubuse, cyangwa se guserereza. Kumva ngo umuntu afite ubwenge nk'ubw'ingurube cyangwa ingurube ifite ubwenge nk'ubw'abantu, ntabwo biba byoroshye. Ngo nizo zari zizi gusoma, zica zigakiza ibintu byose. Nayo ibaze ingurube iri gusoma, iri gutanga amategeko. Ariko nyine ubwo birasekeje. Ni satire kuko it is a story makes one laugh, but at the same time it conveys a deep message. Yes, uraseka, ariko nyuma yo guseka ukaza kumva ko harimo ubutumwa buri deep cyangwa se ubutumwa bwimbitse.
Through his narration, George Orwell satirizes the dictators of Soviet Union by making laughable the life, the deeds, and the times of Stalin and his followers. Hano rero bakatubwira ngo uhereye uburyo iyi nkuru bagenda bayibara, uyu George Orwell yaserereje abayobozi b'abanyagitugu bo muri Soviet Union cyangwa bo mu Burusiya, aho yagize gute, aho yagaragaje uburyo izi ngurube zibaho mu buryo bwari busekeje, ibyo zakoraga ugasanga nabyo birasekeje. Imagine ingurube iri kugendera ku maguru abiri yemye nk'umuntu yambaye ikoti ifite n'agakoni mu ntoki iri no kunywa. Nawe imagine that picture of a pig going on two hind legs with a stick in his hands and a suit. Imagine that pig. Ubwo nawe ugiye ukayishanya hariya ukareba wanaseka, cyangwa imagine nawe iyo seni ingurube iciyeho iri kugenda ku maguru abiri, waseka pe rwose. Nuko ubwo rero umwanditsi yanditse inkuru isa naho isekeje, ariko afite ibintu ashaka gukosora, afite n'ubutumwa ashaka gutanga. Yego. In Africa, animals are widely used in animal tales to represent human characters. Hano rero baratubwira ko muri Afrika akenshi inyamaswa zikunda gukoreshwa mu migani, ariko zigakoreshwa zihagarariye abantu. And to teach morals, nanone zigakoreshwa bashaka kugira ibyo bigisha byiza abantu bagomba gukosora bakabigenderaho, or draw attention to morals, cyangwa se kugira ngo abantu bitondere ibikorwa izo nyamaswa ziba ziri gukora bishobora kwigisha ikintu kizima, imyitwarire mizima. When you critically look at some of the animal tales told in the various communities in South Sudan, in Zambia, in Tanzania, in Ghana, and elsewhere in Africa, you will be surprised at how most of them reflect human actions. Alright. Hano bakatubwira rero ngo iyo usomye ugasesengura neza, imwe mu migani y'inyamaswa igenda yigaragaza mu miryango igiye itandukanye, nko muri Sudani, South Sudan, Sudani y'Amajyepfo, muri Zambia, muri Tanzania, muri Ghana, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye muri Afrika. Bigenda gute? Uzatungurwa no kubona uburyo inyinshi muri izo nkuru ziba zihagarariye ibikorwa by'abantu, haba harimo inyamaswa ariko zihagarariye ibyo abantu bakora. Ni nk'aho abanditsi bagakoreshejemo abantu, ariko bagahitamo gukoresha inyamaswa rimwe na rimwe kugira ngo abantu babishidukire, bumve ukuntu inyamaswa zikora ibintu bitangaje. Nyine urumva story ihita iba very interesting, aho kugira ngo ushyiremo umuntu ugashyiramo izina ry'inyamaswa, nawe urabyumva kumva ngo ingurube ngo irimo iratanga amategeko, ngo ingurube ngo irimo ngo irambara amakoti, ngo ingurube irimo irategeka ngo amategeko ahinduke kubera impamvu runaka. Urumva ni utuntu nyine tuba dusekeje, ariko mu by'ukuri hafite ikintu bashaka kwigisha kandi gikomeye cyane. So rero tugakomeza. It is therefore easy for most of us in Africa to relate the novel Animal Farm, because it is not only reminds us of African animal tales but also of what happens in our societies. Hano rero bagahita bavuga ko ngo ni ibintu rero byatworohera nk'abantu b'Abanyafurika abenshi kuba twabasha guhuza inkuru iri muri kino gitabo Animal Farm n'ibyo tubona, kubera yuko ntabwo iki gitabo kitwibutsa gusa imigani y'inyamaswa, ahubwo nanone bigenda bitwibutsa ibigenda biba mu masosiyete tubamo cyangwa se mu miryango tubamo. Kuko ngo hari uburyo bubiri iki gitabo gishobora kutwibutsa nyine imigani y'inyamaswa, ibintu zigenda zikora, ariko nanone kikongera kikatwereka ibintu tubana nabyo muri sosiyete zacu za buri munsi. We should therefore not imagine that Animal Farm is just an animal fairy tale. Bityo rero ntabwo tugomba guhagarikira ibitekerezo byacu mu kumva ko iki gitabo ari
ari story ishingiye ku nyamaswa, ari story y'inyamaswa ngo birangiriraho. Oya, it has a deeper meaning. Ni ukuvuga ngo iki gitabo gifite ibisobanuro byimbitse, gifite ubundi butumwa gishaka gutanga bwimbitse, and this deep meaning is to be found in the societies we live in. Bityo ibisobanuro byimbitse by'iyi nkuru aha nta handi twabisanga uretse muri sosiyete tugeze gute, muri sosiyete tubamo. Uwo ni umwanditsi niko agenda abivuga, kuko n'ubundi baravuga ngo literature is the mirror of society. The happenings in Animal Farm actually reflect what happens in Africa and other parts of the world. Noneho by'umwihariko ibintu biba muri aka gatabo ka Animal Farm ni ibintu biba ku mugabane wa Afurika ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'isi. Many times we get African leaders coming up with the ideas of bringing equality in the countries they rule. Ni ukuvuga ngo akenshi tuzabona abenshi mu bayobozi ba Afurika bagenda bazana ibitekerezo n'imishinga yo kugaragaza ko bashaka gushyiraho icyitwa equality cyangwa se uburinganire, abantu bose bakagira uburenganzira bungana mu bihugu bagiye bayoboye. Many times we hear our politicians, especially during the campaign period, assuring voters that once they get elected, they will ensure that the non-productive citizens do not live off the sweat of others. None bakavuga bati ni inshuro nyinshi uzumva aba banyapolitike bacu cyane cyane mu gihe bari kwiyamamaza mu bihe by'amatora, usanga bagenda burura umutima cyangwa se bizeza abazabatora yuko umunsi umwe batowe bazakora ibishoboka byose kugira ngo abantu b'inkorabusa batazajya babaho kubera ibyuya by'abandi babize bari gukora. Yego. That workers and peasants should enjoy the fruits of the labor and so on. None bakavuga ati bakanizeza aba bakozi bakora cyane ko bizagera igihe aba bayobozi nibamara gutorwa aba nabo bakaryoherwa n'amatunda ava mu byuya byabo babira bari gukora. Such reformers start by being idealists. Hanyuma noneho bakavuga ngo izo reformers cyangwa se izo reforme cyangwa se izo mpinduka zitangirira hehe mu bitekerezo nyine n'imigambi. At that early stage they win followers. Iyo bagitangira bizeza abaturage cyangwa se bazabatora ibitangaza, mu by'ukuri bahita babona abantu benshi bagira gute, abantu benshi babakurikira bitewe n'uko batangiye kuza bababwira amagambo meza ashyushye aryoshye, bityo bakabakurikira ku bwinshi. Yego. So now hano rero nibyo bariho batubwira ngo bagira gute, bahita babona abantu benshi babakurikira. Katurebe aho twatugeze. Okay, yes, they often win followers by discrediting the old leaders and their systems of leadership. Noneho batangira kugenda basa naho basebya ubuyobozi bwari busanzwe buriho na systeme yabwo, kubera ko ngo ni ubuyobozi bugize gute, ngo ni ubuyobozi bushaje. They project a new vision which appeals to many people since it promises prosperity for all. Bityo rero ugasanga barimo barazana ko hagiye kubaho new vision cyangwa se vision nshyashya, imibereho mishyashya, ubuzima bushyashya. Bityo ibyo bintu ugasanga byacengeye, byakanguye n'abantu benshi, kubera yuko aba bayobozi, aba bantu baba bari kubasezeranya ko aba bantu bose bazabyungukiramo kandi bagakora ibintu bikajya mbere, bigatera imbere. When people are tired of the old evil ways, they often embrace fast the dreams and the new visions of emerging leaders. Akenshi rero iyo abayobozi bari basanzweho bakomeje kugenda bayobora abaturage bagira bakamenyera niba ari byo bababeshya, bagahita babona ko abayobozi bariho ntacyo babamariye kubera ibinyoma byabo. Bityo hagira undi muntu mushyashya uza asa naho azanye ibitekerezo bitandukanye n'iby'aba abayobozi bari basanzwe bamenyerewe, bigatuma abashyashya bahita babona ababakurikira mu buryo bwihuse, bahita babona ababashyigikira mu buryo bwihuse.
If we may go back to the novel, noneho ngo reka dusubire inyuma kuri iyi novel, we realize that after throwing away one set of masters, the pigs then recreate themselves into the new image of the master. Hano tugarutse muri iki gitabo cya Animal Farm, usanga cya gihe inyamaswa zari zimaze kugira gute, zari zimaze kwirukana nyiri farm ariwe Mr. Jones. Aho kanya ingurube zo ubwazo zahise zifata zigira nkaho arizo zigiye kuba aba masters cyangwa arizo zigiye kuba ba boss bizindi nyamaswa, kandi kuko niko byagenze, zahise zikaba ziba arizo ziba za boss. Their vicious master Napoleon trains the puppies into secret and repressive police. Hanyuma biza kurangira muri abo masters rero umwe witwa Napoleon ari uhagarariye Stalin muri Russia, muri Soviet Union nkuko twabibonye, ahita agenda afata ibibwana by'imbwa, atangira kugenda agira gute, atangira kugenda abi training, abiha imyitozo y'igipolisi ariko kibanga. Icyo gipolisi cyari iki? Kadukomeze. The pigs then elevate themselves into positions of leadership and they alone benefit more from the proceeds of the farm. Ingurube rero zo ubwazo zahise zishyira ku mwanya w'ubuyobozi, nazo zitangira kugira gute, zitangira kungukira muri zitangira nazo kugenda zigwizaho, navuga ngo ni imitungo arizo zungukira zinezezwa cyangwa se zirya imisaruro myinshi y'izindi nyamaswa. They never want to acknowledge and honor the fact that in the battle of the cowshed all animals had participated energetically, and actually the battle had been won by the concerted efforts of everybody alike, each contributing according to their ability. Hano noneho ngo mu gihe bari bariho barwana intambara ya cowshed, ntabwo izi nyamaswa cyangwa izi ngurube zigeze ziha agaciro ngo zubahe ko muri iyi ntambara ya cowshed inyamaswa zose zayigizemo uruhare kandi zigatanga ingufu zikarwana zitizigamye. Ibi ingurube ntabwo zigeze zibiha agaciro. And actually the battle had been, hanyuma nkuko nyine bigaragara muri rusange ko iyi ntambara kugira ngo izi nyamaswa ziyitsinde nuko zose zashyize hamwe, buri yose ikazana imbaraga zayo, hanyuma ikarwana uko ibishoboye, bityo bituma ziza kugera ku ntsinzi. Then among the ruling class, that is among the pigs themselves, rivalry begins between Napoleon and Snowball. Noneho tugarutse muri class dirigente cyangwa se muri ruling class, muri uyu muryango nyobozi, biratangaje kubona ingurube arizo zitwaga ko ngari nyabwenge kandi zinayoboye, nazo ubwazo zaje kwibyaramo amakimbirane aravuka hagati ya Snowball na Napoleon. In search for totalitarian control, Napoleon drives Snowball out of the farm. Noneho mu rwego rwo kugira ngo uyu Napoleon afate ubuyobozi bwose mu gapfunsi ke, aba ari nawe uzajya ubugenzura butegeka uko ashaka, yahise afata umwanzuro wo kwirukana uyu Snowball mu ifamu. From then onwards, any fire on the farm is blamed on Snowball or agents. Kuva icyo gihe ikibi cyose cyabaga muri iyi famu cyahitaga cyitirirwa Snowball ndetse n'abamushyigikiye. He and the fictitious enemies of state became the scapegoats upon whom any and all failures in the state would be blamed. Kuva icyo gihe Snowball n'abandi bakekwaga ngo kari abanzi ba Animal Farm bahise bahinduka ruvumwa, ibicibwa, ku buryo icyabaga cyose bavugaga ko aribo, icyabaga kibi bavugaga ko aribo bagize gute, bakigizemo uruhare. The pigs used the dogs to intimidate other animals. Ingurube zakoreshaga imbwa kugira ngo zitere ubwoba izindi nyamaswa. The dogs therefore become the repressive agent of the state. Nukuvuga ngo hano izi mbwa zahindutse nk'igikangisho gikaze cyane cya leta yande ya Napoleon. They are brainwashed, so they keep sheepishly repeating the line
the regime had created for them. Izi nyamaswa zabaye brainwashed, ni ukuvuga ngo ubwonko bwazo ubwonko bwazo bwarahanaguwe, bityo ibyo izi ngurube zitegetse izi nyamaswa zikajya zibiririmba zitiriwe zinatekereza icyo bisobanuye, zikajya zibisubiramo nuko nta no kwibaza ngo ibintu bivuze iki. For this type of world you need spin doctors or creators of a catchy phrase in the place of the rulers as well as the big lies against the perceived and designated enemies of the system. Hano dukomeje natubwira ko the work of the sheep is given more weight by Squealer. Akamaro k'intama kahawe uburemere cyane na Squealer. Intama akenshi ngo nizo zakundaga gusubiramo ibintu byose zibwiwe, nta no kwirirwa zibaza ngo bigenze gute. He is the master of a state propaganda. Squealer we yarashinzwe gukwirakwiza propaganda cyangwa se ibinyoma no gucengeza amatwara kabone nubwo yaba ari nta kintu kiyarimo. And he is so crafty, yari indyarya, that he keeps amending and corrupting the old commandments at night to suit what Napoleon and his fellow pigs desire. Uyu rero Squealer yari indyarya ku buryo ni nawe wakoreshwaga mu guhora ahindagura amategeko, kugira ngo ubwo yabikoraga ryari mu gihe cya nijoro. Ibi ngo byari ukugira ngo aya mategeko arengere cyangwa se ajyane n'ibikorwa bya Napoleon byagendaga bisa naho biyica. Uko akoze igikorwa cyica itegeko ryari ryanditse, itegeko rigahita rihindurwa kugira ngo iri tegeko rikomeze rigaragare nkaho nta kibazo gihari. Urugero, niba Napoleon akoze ikosa ryo kunywa inzoga, all animals will not drink alcohol, agahita ashyiraho ngo to excess, ni ukuvuga ngo no animal shall kill any other animal. Napoleon yamara kwica nk'inyamaswa runaka, inyamaswa zatangira kumutunga urutoki, Squealer agahita agenda agahindura itegeko akongeraho ngo without cause. Bivuze ngo inyamaswa ishobora kwica indi nyamaswa mu gihe habayeho impamvu, kandi ubundi mbere nta n'impamvu yabaga iriho. So rero urumva hari uburyo uyu Squealer nawe yagiye akoreshwa muri propaganda no kugenda ahindagura amategeko abifatanyijemo na Napoleon, ko Napoleon akenshi niwe wabaga wagize gute, niwe wabaga wagiye kubimubwira. Nyine birumvikana ko Napoleon yari umuyobozi mukuru, yari nka president. It is he who spins and creates stories implicating Snowball in all the affairs of the farm. He uses false figures to reveal that the harvest in particular is higher than the previous year. Hano ubwo uyu Snowball yagiraga ikibazo ubwo Snowball yagiraga ikibazo akirukanwa, uyu Squealer yageragezaga uburyo akritinga stories cyangwa se yagiraga gute, yageragezaga uburyo ahimba inkuru zituma uyu Snowball ari we ugaragara ko ari we nyirabayazana w'ibibazo biri kwa hano muri Animal Farm. Ibi byakorwaga nande na Snowball. Noneho ngagakoresha n'imibare iri aho ngaho idasobanutse y'imihimbano kugira ngo agaragaze ko umusaruro wazamutse kurusha imyaka yashize ku gihe cya Mr. Jones, that the animals contrary to what other might think live better lives than before. Noneho akanavuga ati mwebwe ibyo mutekereza ko mubayeho nabi, ahubwo nibwo mubayeho neza kurusha uko mwari mubayeho mbere. Ubwo ni nko kuvuga ku gihe cya Mr. Jones. Even when hunger is harsher, no mu gihe inzara yabaga iri guca ibintu ikura inzara inuma, uyu Squealer yarazaga avuga ati ahubwo mubayeho neza par rapport. Failing all else, he treats the animals with the question,
would you like Mr. Jones to come back? Iyo rero habaga hari nk'ikintu bakoze, izi ngurube zikoze bikagaragara ko kidasobanutse, inyamaswa zatangira gusa naho zikomplaininga cyangwa se zibyinubira, uyu Squirrel ahitaga aza yihuta ati mutangiye kwinuba, murashaka ko Mr. Jones agaruka? No. Ubwo kuko zamwirukanye zitamushaka, ntabwo zari bugiye ngo nashaka agaruke wapi ngayo nguko. So now, in other words, repression is carried out in these ways, though negative forces, torture or death, through mind control by telling big lies and using false facts and figures, through blaming all failures on Snowball and his agents. Hano rero n'andi magambo, mu rwego rwo kugira ngo izi nyamaswa bazifate ibunyago cyangwa bugwate, bo nubwo nta kintu gifatika izi ngurube zari zifite, ahubwo hakoreshwaga iki kugira ngo izi nyamaswa bazikarume? Hakoreshwaga ingufu, hagakoreshwa icyo twita torture, kwica urubozo, or death cyangwa se kwica, through mind control, gufata imitekerereze yigize inyamaswa zikaba arizo zigenzura. Donc ingurube nizo zashyiragaho ibi nyine, zashyiragaho ibintu bya torture, kwica urubozo, kwica, gufata ubwonko cyangwa ibitekerezo by'izindi nyamaswa. Ingurube zikaba arizo zibikontorora. Zabikontorolaga gute? Zabikontorolaga mu gihe zakoreshaga ibinyoma, telling big lies, ibinyoma binini, and using false fact, no gukoresha iki? No gukoresha ibihamya bitari byo ndetse n'imibare, through blaming all failures on Snowball and his agents. Noneho bakongera ibyo bakoze ntibikunde bagahita babyitirira umuntu witwa Snowball ndetse n'abamushyigikiye. That is a brainwashing and mind control. Kuvuga ngo wowe niba ubonye ibintu biri gupfa mu mitekerereze yawe, ntutekereze ko ari inyamaswa, ari ingurube zabigizemo uruhare, ahubwo wihita utekereza ko Snowball ari we wabikoze. When the pigs, the new rulers, gain in confidence after suppressing all this content and gaining all privilege, they dispense with all the animal ways that they had agreed upon, and which had an anchor in the saying, man is the enemy of the animal world. Hanyuma noneho izi ngurube ubwo zari zimaze gufata ubuyobozi, hari ibyo zari zaragiye zemerera izindi ngurube cyangwa izindi nyamaswa, bakavuga ati wenda niba umaze kugira gute, niba umaze gukora ugasaza, ibyo byose hari uburyo tuzajya tugufasha ukajya muri pension n'ibiki. Ibyo byose bagiye bagira gute, izi ngurube zagiye zibinyonganyonga zikabivanaho. Hanyuma noneho ahubwo zo ugasanga ikintu zishaka kwinjiza mu mitwe y'izi nyamaswa kugira ngo hatagira nigira icyo ibaza, zo zaravugaga ngo umuntu niwe mwanzi w'inyamaswa zose ku isi. But as the pigs get more and more accustomed to living the ruling class life, they become more emboldened and blatantly subvert their original commandment. Hano rero inyamaswa izi ngurube uko zatangiye kugenda ziberaho nyine nka ruling class, ziberaho nk'imiryango iyoboye, zagiye nyine zigeraho zikarengwa, zagezeho zirarengwa, zitangira kugenda zihindagura amategeko zari zaratoye imbere. They learn to walk on two legs, zitangira kugenda ku maguru abiri kubera umurengwe. Whereas law number 1 had stated, mu gihe itegeko rya mbere ryavugaga gute? Ryavugaga ngo whatever goes on two legs is an enemy. Mu gihe itegeko rya mbere ryavugaga ngo ikigenda ku maguru abiri cyose ni umwanzi. They now amended it to suit themselves. Iri tegeko izi nyamaswa, izi ngurube zagerageje uburyo zirihindura kugira ngo rize kugira gute, rize kuzirengera ko zari zatangiye kugenda ku maguru angahe? Ku maguru abiri. Hanyuma rero ziravuga ngo 4 legs good
2 legs better. Ndagira ngo nkurikire 4 legs good, 2 legs better. They also learned the evil ways of man, including drinking alcohol, prohibited by law number 5. So noneho zakomeje no kugenda zigana imikorere mibi y'abantu, harimo no kutangira kunywa inzoga, kandi nyamara ibingibi itegeko rya kangahe rya 5 ryarabiziririzaga. However, Squealer, the spin doctor, revises the laws to justify those the pigs had adopted from the old human evil ways or the neighboring human fellow farmer. Hano noneho Squealer yahise yihuta aragenda itegeko ararihindura kugira ngo rikunde rirengereze ingurube, bitaza kugaragara ko zatangiye kwigana imigenzereze ya muntu, kandi nyamara bari izi nyamaswa zari zarayamaganye kera. Iryo tegeko rita rihindurwa. In the book you meet characters like Boxer. Iyo usomye iki gitabo rero uhita ugera ku mukinankuru witwa Boxer, who is a dedicated, loyal and hardworking horse. Uyu Boxer usanga ari inyamaswa yitanze kandi bindahimuka ikora cyane. Despite all else, he always says, I work harder. Hanyuma nubwo yakoraga cyane, nawe yarebaga ibibaho, ariko aho kugira ngo igende yinube yijujute, yo igahora ivuga ngo I will work harder, jewe nzakora cyane. And he dies working to rebuilding the windmill all alone. Iyi Boxer yaje gupfa mu gihe inyamaswa zari ziri kongera zikubaka windmill, noneho na Boxer we yari ari kuyubaka ari wenyine. Aho niho yapfiriye. All alone. Ntabwo ari alone izina, no. All alone, no, ari wenyine, lonely. When everything affirms the opposite and everybody says so, he still affirms Napoleon is always right. Hanyuma mu gihe rero iyo ibintu byabaga bikaze, inyamaswa zitangiye kugira gute, zitangiye kuzana ibintu byo opposition, donc gupinga, zigaragaza ko uburyo ziyobowemo atari ibintu byiza kuri zo. Boxer aho kugira ngo ajye kwirwa atekereza ibintu byinshi, wahitaga azibwira ngo Napoleon is always right. Napoleon nk'umutegetsi ibyo avuze buri gihe cyose aba ari mukuri, niko yazibwiraga Miss Noble. Don't we find such characters in our midst? Ese aba characters bakora gutya ntabo dufite muri society tubamo? Cyo ni ikibazo. Try to identify such characters among politicians and other leaders in your society. Ati ngaho gerageza urebe mu bayobozi b'ahantu utuye, noneho urebe ko nta barimo bameze nk'aba ngaba turi kugenda dusoma hano. Another interesting character is Mori, the self-centered. Undi mu character cyangwa undi mukinankuru w'ingenzi cyane hano ni uwitwa Mori. Mori yari self-centered, cyangwa se we yamenyaga ibye akikunda. Self-indulgent white male who craves pampering by humans. Uyu Mori we yari yashimishwaga no kwiberaho nk'abantu, nyine lifestyle y'abantu. After the takeover of the farm, she quickly leaves and joins another human farm. We amaze kubona ko iyi farm inyamaswa ziyigaruye zirukanye wa muntu bibaniraga neza, Mori yabonye atabibasha kubana n'inyamaswa, ahita yirukanka aragenda ajya kwihakirwa mu zindi famu zitunzwe n'abantu. Ku bandi bantu bari batunze amafamu yari yegeranye na animal farm, yahise yigendera. So rero no mu buzima hari abantu babona rukomeye cyangwa babona impinduka zibaye, bakabona izo mpinduka batabasha kuzibamo, bagahita bavuga ati byiza nuko twacaho tukigendera tukajya gushaka kandi dukomereza ubuzima nk'ubwo twari turimo. That is Mori. Is that not a human nature? Ese ukuzi k'umuntu ateye? Some of us still want to live in the old way, of course,
bamwe muri twebwe twifuza gukomeza kubaho mu buzima bwa kera. Uwo ni Mori kuko yabonye ubuzima bwa kera buvuye yagiye kuza ubuzima bushyashya abona atabivamo ahita acaho. However bad it might be, ubwo buzima bwa kera uko bwaba ari bubi kose, hari bamwe muri twe bumva bakomeza bakibera muri ubwo buzima badashaka impinduka. So iyi rero yari iki? Yari intro, yari introduction, niyo nari ndiho mbasomera. Iyi introduction nayo irimo iragenda idufasha gusobanukirwa neza no kumva iki no kumva kino gitabo. Yari introduction ya Animal Farm. Noneho ubwo rero aho ngaho niho tuyisoreje. Yanditswe nande? Zari page katurebe, zari impapuro 1 2 3 zari impapuro 3. So ikaba rero yaranditswe n'uwitwa Prof Tobani du Liongo, University of Juba, Juba. Now ubu noneho rero next tugiye kuri chapter 1. Wayibonye? This is chapter 1. Are you together with me in next chapter? You're welcome. So now if you have questions to ask, you can write in the comment and then we give you the answers. But please, ladies and gentlemen, take your time and follow this story because it is very interesting. Hano murabona ko byari byiza cyane kumenya imvo n'imvano ya Animal Farm, kumenya kugereranya abayobozi muri Animal Farm n'abayobozi bo muri Soviet Union. Ngira ngo nubwo mutabyumvise neza, ariko hari bumwe mu bumenyi tugize ku bijyanye n'amateka ya Soviet Union muri Russia Revolution. None ayo mateka tukaba tuyahuje n'iki gitabo, ndatekereza ko bisobanutse neza. So rero Imana igumisha ukomeje kubana natwe, kandi subscribe nurangiza udukoreshe ya urabukoze akazi kindashyikirwa. Stay in touch with Literature TV. Murabagaciro. Literature and English TV. All right, murabagaciro.